Reba urutoki rwawe, yego rurebe nonaha. Ese ubona agace gato k'umweru kameze nk'igice cy'ukwezi? Hari abantu bavuga ko ari ibisanzwe, ariko hari abandi bemera ko ari ikimenyetso cy'abantu batari nk'abandi. Ikimenyetso umuntu afite kandi kimwereka yuko ari umuntu udasanzwe, umuntu ukomeye cyangwa umuntu ufite misiyo cyangwa ubutumwa bukomeye ku isi. Ariko se ikibazo ni iki? Ese kuki atari buri muntu wese ugifite? Kuki abantu bamwe bagira runini abandi bakagira icyo gice cy'ukwezi gitoya? Uyu munsi tugiye gufungura ibanga rituma benshi batangira kwibaza ku buzima bwabo. Abantu benshi ntibigeze batekereza ku rutoki rwabo, kuko buri muntu ntabwo afite urutoki rumeze nk'urw'undi, kandi turarukoresha ariko ntiturwitaho. Ariko mu nyigisho z'umwuka cyangwa z'imyizerere bavuga ko nta kintu cy'umubiri na kimwe kibaho kidafite ubusobanuro, kuko urwo rutoki narwo rufite icyo rusobanura kuba rufiteho ukwezi. Ukwezi kuva kera kwahoraga gufatwa nk'ikimenyetso cy'imbaraga z'impinduka. Ukwezi kuzura, kugabanuka, kongera kukagaruka. Uko kwezi rero gusobanura byinshi. Ese bishoboka kuba bifitanye isano n'ubuzima bwawe? Reka rero turebe. Tekereza umuntu wanyuze mu bihe bikomeye, ubuzima bwahindutse, yumva nk'aho hari ikintu kimuhagarara imbere. Igihe yatangiye kwitegereza urutoki rwe, yabonye ukwezi kugaragara cyane. Yatekereje ko ari coincidence cyangwa se guhurirana, ariko uko yakomezaga kwitegereza niko yatangiye kwibaza ibibazo bigira biti: ese hari icyo ntigeze menya ku rutoki rwanjye? Mu myizerere imwe bavuga ko ukwezi ku rutoki ari ikimenyetso cy'imbaraga zikomeye. Bamwe babihuza na intuition cyangwa se ibyiyumviro byitwa sixth sense, cyangwa se kugira ibitekerezo byo ku rwego rwa gatandatu. Abandi bavuga ko ari ikimenyetso cy'abantu bumva imbaraga cyane z'abandi, energy z'abandi. Ariko ikintu cy'ingenzi si ukwemera cyangwa kutemera, ni ukwibaza impamvu benshi bumva bafitanye isano n'urutoki rwabo. Abantu benshi kandi bibaza ko bafitanye isano n'ubuzima bwabo kuba bafite urutoki rufite ukwezi. Kuki abantu bakunda gushaka ibimenyetso ku mubiri? Kuki umuntu ashaka meaning cyangwa ubusobanuro? Ashaka kumva ko ubuzima bwe bufite icyerekezo. Ahari icyo kimenyetso ni magic cyangwa se akaba atari magic. Ahari ni indorerwamo igufasha kwibona neza uwo uri we. Hari igihe umuntu ageraho yumva atandukanye n'abandi, yumva ibintu cyane, yumva amarangamutima y'abandi. Abantu bamwe bavuga ko ibyo bifitanye isano n'ukwezi kuri ku rutoki. Ese ni ukuri? Cyangwa uburyo busobanura ibyo bintu buratandukanye? Ese baba bibeshya ababivuga ko bitandukanye, cyangwa se ni ukuri? Reba urutoki rwawe nanone. Ese ukwezi kwawe ni kanini cyangwa ni gato? Ese wigeze utekereza ko umubiri wawe ushobora kuba urimo ibintu bitigeze bivugwa cyangwa se utigeze utekereza, bikaba bifitanye isano n'inkuru utigeze wumva? Hari ibintu byinshi tudashobora gusobanura, ariko ibyo ntibisobanura ko bidafite ubusobanuro kuri twe. Ahari iki kibazo wakibaza. Iki kibazo si icyo ikimenyetso gisobanura gusa. Ahari ikibazo ni wowe urinde. Ukwezi guhinduka buri kwezi, n'ubuzima bwawe burahinduka. Ahari icyo kimenyetso ni ukwibutsa ko uri mu rugendo, ko hari byinshi utaramenya kuri wowe. Reka rero mbabwire, niba nawe ufite icyo kimenyetso, andika muri comment uti ndagifite. Kandi niba ushaka inkuru zigaragara kandi zifunguye ku bitekerezo, watubwira tugakomeza iyi nkuru. Ntuzigere ureba amaboko yawe nk'uko wayarebaga mbere. Hari ibimenyetso abantu bake babona, ariko iyo ubyitegereje ushobora gusobanukirwa impamvu wumva utandukanye n'abandi. Reba neza ku ntangiriro z'urutoki rwawe rw'igikumwe. Ese ubona igice cy'ukwezi kimeze nk'ukwezi? Niba gihari, ushobora kuba uri mu bantu bake bafite energy cyangwa imbaraga zidasanzwe. Ariko hari ibintu bitatu abantu benshi batigeze bababwira. Reka nkubwire, mu mateka ya kera ukwezi ntabwo kwafatwaga nk'ikintu cyo mu kirere gusa, kwafatwaga nk'ikimenyetso cy'abantu.
bafite intuition cyangwa kureba kure bikomeye, bafite ubushobozi bwo kumva ibitavugwa kandi akenshi biyumva batandukanye n'abandi. Ariko mbere yo kukubwira icyo bisobanura kuri wowe, reka tubanze dusobanukirwe impamvu iki kimenyetso cyabaye mystery cyangwa se amayobera mu myaka myinshi. Hari abantu bavuga ko kuva bakiri bato bumvaga batekereza cyane kurusha abandi. Bumvaga amarangamutima yabo bakumva n'ay'abandi cyane. Kandi hari igihe biyumvaga ko bafite ibintu byinshi basobanukiwe ku byerekeranye n'isi, nk'abareba isi mu buryo butandukanye n'abandi. Ese nawe hari igihe wigeze wiyumva gutyo? Niba ari byo, komeza urebe kuko igice cya kabiri cy'iyi video gishobora kugutungura. Ntukupe utarebye igice cya kabiri cy'iyi video. Abashakashatsi bamwe bavuga ko igihe igice cy'ukwezi kiri ku rutoki rwawe aricyo bita lunula, ni igice urutoki rutangiriraho. Ariko spiritual traditions cyangwa se mu myemerere y'abantu hari bivuga ko ari ikimenyetso cy'imbaraga zikomeye cyane. Ikindi ngo ni ikimenyetso cy'uko umuntu afite icyo bita muri we transformation cyangwa impinduka zikomeye. Ese sayansi n'umuco bishobora guhura ku kintu kimwe? Niba ufite iki kimenyetso, ushobora kuba uri umuntu ukunda kwitegereza no kwitekerezaho cyane. Ushobora kumva ibintu mbere y'uko bibaho, kandi ushobora kuba uri umuntu ukunda solitude, kuba uri wenyine kuko ubona isi mu buryo bwihariye. Niyo mpamvu abantu bamwe bavuga ko ari hidden observers cyangwa se abantu babasha kubona ibihishwe. Ariko hari ikintu gikomeye cyane. Abantu benshi bafite iki kimenyetso bavuga ko hari igihe mu buzima bwabo bumva bafite umuhamagaro cyangwa se mission bagomba gukora. Ariko ikibazo ni iki? Ese iyo ni coincidence? Byaba ari ibihurirane se cyangwa hari message ibyihishemo? Igisubizo nyacyo kiri ku musozo w'iyi video. Kanda like, kora subscribe. Ukwezi ntikuba kuzuye buri gihe. Hari igihe kiba ukwezi kukaba ari igice gusa. Ni ikimenyetso cy'urugendo rutararangira. Bivuze uri mu nzira zo guhinduka, cyangwa se uri hagati y'uko wari uri n'uwo uri we n'uwo ugiye kuba we. Reba amaboko yawe. Wenda icyo gice cy'ukwezi si decoration cyangwa umutako gusa. Wenda ni reminder cyangwa ni ukukwibutsa ko hari imbaraga iri imbere mu mubiri wawe utabona. Kenshi abantu bafite intuition cyangwa umuhamagaro ukomeye ntibiyumva neza mu bantu benshi, ariko bemeye uwo muhamagaro bitangira kuba ari clarity cyangwa se bikajya ahagaragara. Ukuri ni uko iki kimenyetso ntabwo kigira meaning cyangwa ubusobanuro bumwe ku bantu bose kuri buri muntu, ariko gifite power cyangwa imbaraga imwe kukwibutsa kureba imbere muri wowe. Ntabwo uri uko uri superior cyangwa uri hejuru y'abandi, ahubwo ushobora kuba bikwibutsa ko uri umuntu ufite uburyo bwihariye bwo kumva isi. Niba ufite iki kimenyetso, andika muri comment uti ndakibona. Kandi niba ushaka kumenya izindi banga cyangwa secrets zihishe inyuma y'iki kimenyetso cy'amayobera abantu benshi batazi, kora subscribe kuko video ikurikira izaba ivuga iki kimenyetso kandi ivuga ko abantu bake cyane bagifite kandi ushobora kuba uri muri bo.